hanyuma ufate urutoki rubujyemo impeta uvuge aya magambo. Wowe mwubaha Peripeti, wowe Muhirwa Alex ugiye gufata ikiganza cy'ibumoso cya Peripeti, hanyuma ufate urutoki rubujyemo impeta uvuge aya magambo. Wowe mwubaha Peripeti, wowe mwubaha Peripeti, nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cyuko niyemeje kukwiyegurira no kugukunda ko nta wundi nzakubangikanya nawe mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana wawe Yesu Kristo n'umwuka wera amen. Zamura ikiganza werekaye abantu ko mbese ntimwaha Imana icyubahiro. Reka dusabe Peripeti nawe afate ikiganza cy'ibumoso cya Muhirwa Alex, nawe amwambike impeta amureba kandi asubiramo aya magambo. Wowe Muhirwa Alex, nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cyuko niyemeje kukwiyegurira no kugukunda ko nta wundi nzakubangikanya nawe mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'umwana wa Yesu Kristo n'umwuka wera amen. Mwongere mufatane mu biganza murebana, muhagarare hano noneho. Gire hano muhagarare. Yego. Uyu munsi wowe Muhirwa Alex nawe mwubaha Peripeti muje mufite ubushake bwo kuragiza Imana gushyingiranwa kwanyu n'umubano wanyu imbere y'aba bahamya ba Kristo. Niyo mpamvu itumye nkubaza wowe Muhirwa Alex niba wemera ko mwubaha Peripeti akubera umugore mushyingiranwe. Niba ubyemera urazamura ikiganza cyawe cy'iburyo ubihamirize imbere y'iteraniro uvuge ngo ndabyemera. Ndabyemera. Niyo mpamvu itumye nkubaza kandi wowe mwubaha Peripeti niba wemera ko Muhirwa Alex akubera umugabo mushyingiranwe. Niba ubyemera zamura ikiganza cyawe cy'iburyo ubihamirize imbere y'iteraniro uvuge ngo ndabyemera. Yego ndabyemera. Ndagira ngo muhindukire mufatane mu biganza babafashe. Hanyuma Muhirwa Alex ugiye gusubiramo aya magambo umureba, murebane. Urayasoma. Ubaye ufite ikibazo cyo gusoma nagusomera ukayasubiramo, ariko ibyiza nuko njyewe Muhirwa Alex ku bushake bwanjye
Tawumpase nemereye mu ruhame imbere y'abahamya bari mu iteraniro n'imbere y'Imana isumba byose ko Mwubaha Perpeti umbera umugore dushingiranwe kazahora ngukunda nkurengera nkurinda ngukuyakuya kubera umugabo w'indahemuka mu minsi mibi n'imyiza mu munezero no mu mubabaro mu burumbuke no mu nzara turi bazima cyangwa turwaye tubyaye cyangwa tutabyaranye mu minsi yose yo kubaho kwacu kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye. Amen. Imana ishimwe. Reka twumve n'umugeni nawe. Amufate mu kiganza. Njyewe Mwubaha Perpeti ku bushake bwanjye bwite Ntawumpase nemeye mu ruhame imbere y'abahamya bari mu itorero mu iteraniro n'imbere y'Imana isumba byose ko Muhirwa Alexis umbera umugabo dushingiranwe nkazahora ngukunda nkubaha nkugandukira ngukuyakuya kubera umugore w'indahemuka mu minsi mibi n'imyiza mu munezero no mu mubabaro mu burumbuke no mu nzara turi bazima cyangwa turwaye tubyaranye cyangwa tutabyaranye dukenye cyangwa dukize mu minsi yose yo kubaho kwacu kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye. Amen. Imana ishimwe cyane. Bagiye kwambikana impeta nk'ikimenyetso cy'umubano mu buryo bubiri. Izahabu, impeta igomba kuba ikoze muri zahabu kandi bisobanura ko ifite ibara rimwe ritavangiye kandi kaba binavuga ko ariko umubano w'umugabo n'umugore utagomba kugira ikiwuvangira. Ntugomba kwandura ahubwo ukwiye guhora ari uwera gusa. Impeta kandi ntigira aho itangirira n'iherezo. Umubano w'umugabo n'umugore ugomba kutagira itangiriro ngo ugire n'iherezo. Umubano w'umugabo n'umugore uvuye mu bushake bw'Imana ntugomba kurangira keretse habayeho urupfu cyangwa Kristo Yesu agarutse kujyana itorero. Muhirwa Alexis ugiye gufata ikiganza cy'ibumoso cya Perpeti. Alexis watera santimetero nka 30. Umva uhagaze neza bye. Okay. Aya magambo mugiye kuyasubiriramo mwembi cyarimwe murebana. Wingingira kugusiga no gusubirayo ngo ndeke kugukurikira kuko aho uzimukira nanjye ariho nzimukira aho uzaba niho tuzabana Imana ukorera Yehova niyo nanjye nzakorera kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye. Amen. Amen.
mukomeze mufatane mu biganza. Guhera ubwo mumaze gushyingiranwa imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'iry'iteraniro nk'abahamya banyu, nanjye nshingiye ku bubasha nahawe n'Imana Data wa twese uhoraho, nshingiye no kubwo nahawe n'ubumwe bw'amatorero y'abatista mu Rwanda, nemeje ko wowe Muhirwa Alexis nawe Mwubaha Perpeti mubaye umugabo n'umugore. Wowe Muhirwa Alexis nawe Mwubaha Perpeti ntabwo mukiri abantu babiri umwe ku giti cye, ahubwo ubaye umubiri umwe, nuko icyo Imana yifatanirije ntihakagire ugitandukanya, mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Amen. Muhagarare mureba hariya. Iyo alo mwayumvise? Alo. This is the day. Yes. Imana yaduhaye kandi Alexis na Perpeti, Imana irabikoze, Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo tugiye kubahereza rero certificat hanyuma baraza no gushimangira mu gitabo cy'itorero Isabye byose n'ibisigaye izabikora, mwese ni mani, mwese n'Imana yacu yo yonyine niyibasha kutwumva. Haleluya. Yo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora. Reka dusenge twese. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza, uyu ni wa munsi twategereje, uyu ni wa munsi usohoje wowe mu mbaraga n'ubushobozi bwawe. Turashima kuri uyu muryango mushya w'umugaragu wawe Pastor Alexis, umudame wiwe wamuteguriye Perpeti kugira ngo bakomezanye uru rugendo rw'ubuzima bwa buri munsi kandi banakomeza urugendo rw'umuhamagaro. Niyo mpamvu abashumba bangana batya twese twatuye umugisha w'Imana kugira ngo uru rugendo uzarubemo. Bibiliya iratubwira ngo umugozi w'umunyabutatu ntabwo ushobora gucika, ikanatubwira ngo babiri baruta umwe. Perpeti na Alexis baba abanyembaraga, ariko banye nabo bakaba umugozi w'umunyabutatu. Ibo n'Imana yo mu ijuru bazaba abantu batanyeganyega, bazaba umuryango w'icitegererezo, bazaba umuryango ufite imbaraga, bazaba umuryango wubaka amateka. Niyo mpamvu uyu mwanya mu bushobozi waduhaye gutegeka ibyo tuvuze mu isi no mu ijuru bikemerwa, turategetse mu izina rya Yesu Alexis azabere Perpeti igisubizo mu myaka yose bahaye kubana. Perpeti azaba igisubizo cy'ibyo Alexis yarakeneye iyi myaka yose. Ikintu cyose cyabarwanya uzakirwanye mu izina rya Yesu. Ikibahesha umugisha cyose gihabwa umugisha. Ubahereze kuzabyara, ubahereze kuramba, ubahereze kuzabona ibyiza byose
bifuza, bazaba umuryango w'umugisha kandi ubera bose umugisha. Alpha ukaba na Omega, wewe uje utangira ugasoza, tangizanije nabo.